ngo mumaze igihe gito mwizeye ubutumwa, tugira amatsiko yo kumenya ubutumwa mwabumenye gute, mubwizera gute, mwatubwira imva n'imvano muri make. Murakoze cyane. Mu by'ukuri kuva natangira gukurikira Imana nanyuze mu nzira nyinshi z'ubuzima, ariko inyota yanjye yari nyinshi. Numvaga nabyiruse numva nshaka amahoro yo mu mutima. Hanyuma rero makeya ko byatwara umwanya munini cyane. Icyo nibuka ni uko mu gihe cy'imyaka yo bita ubugimbe, harya mu myaka 10 hira kugera mu myaka mikuru, nari umuhungu utoroshye uruhanije cyane. Ngira ngo ababyeyi barambabariye ko kugira ngo twe tuvugane uyu munsi, nkunda kuvuga ko hari umugabo witwa Yesu Kristo, niwe watumye mba wundi w'uyu munsi. Yego. Aho rero niho natangiriye kumva ndiho nshakisha ubuzima mbese bw'iby'umwuka. Hagati aho rero kugira ngo ntabirambura cyane, mpiniye hagati navuga yuko ubwo nabaga mu badive maze kubatizwa, ubwo nari ninjiye mu Adventiste musoka rimwe maze kubatizwa, aho Imana numvise ijwi rimbwira ngo ubudivantiste ntago buhagije. Nkumva ijwi rimpatira ngo ukwiriye kuba umukristo. Bintera amatsiko, bintera gusoma ibitabo byinshi, bintera kujya mu madini atandukanye, nkibaza nese ko mbona hari ibice byinshi, ubu Kristo ni ubuhe? Umuntu wari uri mu idini, ukunda idini rye, uri umu-adventiste, ndibaza niki cyatumye, hari ahantu uvuze ngo waratekereza gukumva ntago ari bwo bukristo. Ni gute watekereza ntago ari bwo bukristo kandi ari ikintu wizeye ukunda? Niki cyakubayeho muri make gituma utekereza gutyo? Urakoze cyane. Nkuko nabivuze mbere, cyagiye ngitangira mu Budivantiste, numvisemo ijwi rimbwira ngo Ubudivantiste ni buhagije, ukwiye kuba umukristo. Noneho uko nakomeje gusoma rero, nasanze ko ubukristo ari ikintu gihambaye. Ubukristo ni kuba rwose mu nyigisho za Kristo zitavangiyemo ibindi bintu by'idini. Niyo mpamvu rero navuze nti nubwo itorero ryanjye ryari ryiza, ariko hari uwampamagaye, ariwe washyizemo ya nyota. Nk'umuntu wavuye muri Adventisme akizera ubutumwa, nizihe mbogamizi wahuye nazo? Niki cyakugoye kureka? Nirihe tandukaniro wabonye mu myizerere wari urimo mbere n'uyu munsi? Iki ni ikibazo cyiza cyane. Mu by'ukuri itorero ry'Abadventiste ni itorero nakuriyemo, ndakiyumvamo nk'umuco, ko ni umuco nakuriyemo. Ikintu kitari cyoroshye, urazi icya mbere kiba ari Sabato, ariko maze gusoma ubutumwa bwo mu gihe cy'imperuka, natangajwe no gusobanukirwa yuko ndi umukristo. Nawe umukristo, ntabwo ndi umuyahudi kugira ngo njye gukomeza nk'iby'isabato. Umuhanuzi yarabisobanuye mu igitabo cyitwa Question, ibibazo n'ibisubizo. Numva rero ko umuhamagaro wanjye ari umukristo, ntabwo nzabazwa iby'abayahudi, nzabazwa iby'ubukristo. Uyu munsi bakubwiye ngo usubire kuba umu-adventiste, wasubirayo? Ni ikibazo cyiza cyane. Nk'uko nababwiye mbere, nizera hari uwampamagaye. Umwami Yesu niwe wampamagaye, ariko ntabwo nkurikije, ntabwo iyo wamaze kugera, numva ko iyo wamaze kuzamuka mu yindi ntera, numva yuko mu buryo bwo kwizera hari ishurirwa rikomeye. Ntabwo numva nasubiye, mu by'ukuri ku bwanjye ntabwo nasubira mu myizerere nahozemo mbere. Uyu munsi uracyashobora kuvanga ikindi kintu n'ubutumwa? Uyu munsi navuga yuko nafashwe. Narafashwe rwose. Shamgar TV. Imana ibahe umugisha, tubahaye ikaze kuri Shamgar TV. Njyewe ni Sister Anne Ingabire, ikiganiro ni My Experience, aho tuba dufite umutumirwa w'umunsi utuganiriza kuri experience yiwe mu butumwa.
kuva igihe yizereye kugeza uyu munsi. Kuri uyu munsi dufite umutumirwa Frère Moïse Munyaneza, aho ari buze kutuganiriza kuri experience yiwe mu butumwa, ukuntu yizeye, imbogamizi yagiye ahura nazo, urugendo rwe rwa buri munsi mu butumwa. Ntimucikwe n'ikiganiro, mukomeze gukora subscribe kuri Shamgar TV kugira ngo mudacikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Buri cyumweru ducishaho ibiganiro bitandukanye. Please subscribe. Nuko nabibabwiye dufite umutumirwa Frère Moïse Munyaneza, tuguhaye ikaze kuri Shamgar TV. murakoze cyane. Karibu, mukomeze gukurikirana ikiganiro mudacikwa n'ibyaduhishiye kuri uyu munsi. Amakuru ni meza, ndashimira Imana. Amen. Karibu kuri Shamgar. Murakoze cyane. Shamgar TV. Nishimiye kubana namwe Shamgar TV. Natwe twishimiye kubakira. Murakoze cyane. Yego, Imana ibahe umugisha. Twongeye kubaha ikaze kuri Shamgar TV. Nk'uko mubibona, ikiganiro ni My Experience na Sister Anne Ingabire. Dufite umutumirwa kuri uyu munsi. Mwatangira mutwibwira mwene data kugira ngo abadukurikiye babamenye. Murakoze cyane. Yego. Nitwa Munyaneza Moïse. Nishimiye kuba hano kuba namwe Shamgar TV. Nkaba ndi umuhanzi mu ndirimbo z'Imana, kandi nkaba mu by'ukuri ntaramara igihe kinini menye ubutumwa bwo mu gihe cy'imperuka. Yego. Ndi umuntu wabaye igihe kinini cy'ubuzima bwanjye mu itorero ry'Abadventiste kuva ndi mutoya. Rero nta myaka iraba 2 nizeye buno butumwa. C'est bon. Mwari muratubwiye ngo mumaze igihe gito mwizeye ubutumwa. Tugira amatsiko yo kumenya ubutumwa mwabumenye gute, mubwizera gute, mwatubwira imva n'imvano muri make. Murakoze cyane. Mu by'ukuri kuva natangira gukurikira Imana nanyuze mu nzira nyinshi z'ubuzima, ariko inyota yanjye yari nyinshi. Numvaga numva nshaka amahoro yo mu mutima. Hanyuma rero ibintu nshamake ko byatwara umwanya munini cyane. Icyo nibuka ni uko mu gihe cy'imyaka yo bita ubugimbe, harya mu myaka 10 hira kugera mu myaka mikuru, nari umuhungu utoroshye uruhanije cyane. Ngira ngo ababyeyi barambabariye ko kugira ngo tujye tuvugana uyu munsi, nkunda kuvuga ko hari umugabo witwa Yesu Kristo, niwe watumye mba ubundi uyu munsi. Yego. Rero muri makeya nanyuze mu burasta, nyuze mu burasta numva ya mahoro sinyabona, ndakomeza njya mu busilamu, ya mahoro nayo sinayabona. Naje nyuma yaho kuba umudventiste umunsi wa 7. Birumvikana muri ya myaka igoranye nari narabitaye iby'ubudive mu myaka runaka, nongera kubugarukamo ngize imyaka 19. Aho rero niho natangiriye kumva ndiho nshakisha ubuzima mbese bw'iby'umwuka. Hagati aho rero kugira ngo ntabirambura cyane, mpiniye hagati navuga yuko ubwo nabaga mu badive maze kubatizwa, ubwo nari ninjiye mu Adventiste umunsi wa 7 maze kubatizwa, aho nyuma numvise ijwi rimbwira ngo ubudivantiste ntago buhagije. Nkumva ijwi rimatira ngo ukwiriye kuba umukristo. Bintera amatsiko, bintera gusoma ibitabo byinshi, bintera kujya mu madini atandukanye, nkibazane ko mbona hari ibice byinshi ubu Kristo n'ubuhi. Rero muri makeya kubera n'ubuhanzi, indirimbo ngena ndirimba, umwuka wera yaransunikaga. Nibwo hari indirimbo imwe naje guhimba, umwuka amumekeramo, ivuga ngo dukeneye umuhanuzi nka Eliya. Binzamo numva yuko Eliya ari ukwiye kuza, ko mbona abantu bose n'uruvange rutandukanye, abo bose baravuga ngo twe dufite ukuri, ariko Eliya numva ko Eliya ari umusaje yabisobanura. Hagati aho rero nshamake nagiye menyana na bene data benshi b'abafrere bizeye ubutumwa bwa Eliya mu gihe cya none, ariwe William Mario Branham, ariko ntibyangiraho, ntibyankoraho rwose. Rero nashimira Imana ko naje kumenyana na bamwe barimo Frere Bolingo n'umuryango we. Noneho
tuyisanzuranaho cyane, ndetse Imana irabakoresha banyuze muri ya ndirimbo, kuko nakundaga kujya no barantumiraga nkaririmba, nkavuga nti ko abantu bantumira nkaririmba kandi tudasengana, ibi ni ukubera iki? Noneho bumvise ya ndirimbo, Imana irabakoresha, baransobanurira, barambwira bati ahubwo buriya ubu butumwa wabwizeye kera ariko ntabwo wamenye ibyo ari byo. Rero Imana yarabakoresheje, hari benshi ntarondora amazina, ariko iyo ndirimbo niyo nuririyemo, ntangira gukurikirana inyigisho, menya ko Eliya yamaze kuza, kandi ko n'ubutumwa bw'Ukristo nyakuri aribwo inyigisho za Eliya zigishwamo. Ubwo ngubwo rero nuko naje kwizera, ndabatizwa umunsi nkaba nanjye byabaye ngombwa ko nsohoka mu itorero nakundaga ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, nizera ubutumwa bwo mu gihe cyanjye, ko numva ari bw'umutima wanjye watuje. Ni ubuhamya bwiza, ariko ngize amatsiko nk'umuntu wari uri mu idini, ukunda idini rye, uri umu-adventiste, ndibaza ni iki cyatumye, hari ahantu uvuze ngo waratekerezaga ukumva ntago ari bwo bukristo. Ni gute watekerezaga ntago ari bwo bukristo kandi ari ikintu wizeye ukunda? Ni iki cyakubayeho muri make gituma utekereza gutyo? Urakoze cyane. Nk'uko nabivuze mbere, cyagiye ngitangira mu Budivantiste, numvisemo ijwi rimbwira ngo Ubudivantiste ntibuhagije, ukwiye kuba umukristo. Noneho uko nakomeje gusoma rero, nasanze ko ubukristo ari ikintu gihambaye. Ubukristo ni ukuba rwose mu nyigisho za Kristo zitavangiyemo ibindi bintu by'idini. Niyo mpamvu rero navuze nti nubwo itorero ryanjye ryari ryiza, ariko hari uwampamagaye, ari we wanshyizemo ya nyota, niwe nakomeje ko nagiye nkura kubiha agaciro no kumvira iryo jwi mu mutima risunikira kubigira ku mucyo wagutse w'ubukristo, ahantu mbese bavuga Kristo kandi bishingikirije ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Wenda navuga nk'inyigisho z'ibanze, inyigisho, hari ibintu mu madini bigisha, ikintu cyantangaje cyane gusobanukirwa ko Yesu Kristo ari we Mana, ko ibintu by'ubutatu butagatifu ari ibintu by'ibihimbano byaturutse mu gipagani, bigenda biza no mu gikristo. Kumenya rero ko Imana yanjye ari imwe, ari Yesu Kristo, byahinduye ubuzima bwanjye. Ngize amatsiko menshi aho. Ni byari bwa mbere wabyumvishije? Tuganiriza, utubwire ukuntu waje kumenya ko Yesu ari we Mana, uri umu-adventiste, akaba ari byo wizera, ibyo urimo ukabireka ukizera ibindi utaruzi. Mu by'ukuri ni ubundi baravuga ngo amatage abaho, ariko mu inzira y'Imana, ijambo ry'Imana avuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Ziko umunsi umwe nigenza hagarara imbere y'Imana, ntabwo ari idini rizahagarara ngo rimvuganire. Rero nagiye numva ubwo butumwa, ndi no mu idini, nkakorera idini bisanzwe, ariko noneho bavuga ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Ubwo rero urabona ko ntari mutoya, nzi ibyo ndimo, niyumvisemo ko mu minsi nsigaje kubaho nkwiriye kugendera mu myizerere numva ubwanjye ngomba guhamiriza, ko haba igihe kinini cyo guhamiriza by'idini y'Abadive. uzi ko nko mu Badive habamo, wenda nakubaza icyo uzi ku Badive ni iki se? Basenga kwa gatandatu. Bumva rero isabato ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umudivantiste. Rero naje nsoma inyigisho z'umuhanuzi wo mu gihe cyanjye. Inyigisho nazikuraga mu by'ukuri bisa naho burya hari indirimbo Abadive bagira ngo umwami igira umuntu ushinga kandi umunkundishe. Rero ni byiza ko ubucuti bwacu bwa buri munsi tugaragaza Kristo. Ni muri ubwo buryo abafrere benshi twagiye duhura, cyane cyane none Data Bolingo niwe mbese tumaranye igihe kinini,
yakoze ku buhanzi bwanjye mu ndirimbo, aboneraho gusobanura uburyo kirimo dogitirine, irimo ukwizera kwa Eliya, kuko narimbaga Eliya z'ingonero ry'abakera. Iyo ndirimbo rero wenda naririmbye ni indirimbo yamfashije kumva neza, ayivuzeho mbura icyo mvuga, ko nimba muri jyewe nari mfite uwo mwuka, numvise ko nta cyatuma ntakurikirana. Nagize guhishurirwa, kandi igitangaje iyo ndirimbo korari nayigije korari yanjye irayanga, kubera ko ntabwo ifite amanota, ko mu Adventiste dukora ibintu, dukunda perfection mu ndirimbo. Hari indirimbo nyine ugomba iyo uhimba indirimbo mbere ko korari iririmba, bafite uburenganzira bwo kuyikunda cyangwa bakayanga kurikije ijwi ryayo, injyana uko igenda. Rero natangajwe nuko iyo ndirimbo bayanze, tuyikarasa ahantu. Numvise rero mwene data buri ngo waririmbyeho, ndamubwira ntuyirimbye nabi, niyo ndirimbo niyanjye, ahubwo barayintwaye, reka nyikuririmbire. Maze kuririmba rero aratanga, aravuga ati ntibishoboka. Anasobanura rero, ubu ngubu nashyizemo ubugurangingo, nyishyiramo nk'umuntu uri muri message, nshyiramo Eliya wa 7, uko mbese nk'uko nigishijwe kose, yuko iki gihe ari habayeho ba Eliya batandukanye. Rero ntavuze byinshi, mu by'ukuri ndanezerewe cyane kubw'ubutumire bwa Shamgar TV, kandi igihe cyose mwankenera nakomeza kongeraho ko ubuhamya ni burebure. Ni burebure birumvikana, ariko ndacyafitemo utubazo dukeya. Nk'umuntu wavuye muri Adventisme akizera ubutumwa, ni izihe mbogamizi wahuye nazo? Niki cyakugoye kureka? Nirihe tandukaniro wabonye mu myizerere wari urimo mbere n'uyu munsi? Iki ni ikibazo cyiza cyane. Mu by'ukuri itorero ry'Abadventiste ni itorero nakuriyemo, ndakiyumvamo nk'umuco, ko ni umuco nakuriyemo. Ikintu kitari cyoroshye, urazi icya mbere kiba ari Sabato, ariko maze gusoma ubutumwa bwo mu gihe cy'imperuka, natangajwe no gusobanukirwa yuko ndi umukristo. Nawe umukristo, ntabwo ndi umuyahudi kugira ngo njye gukomeza nk'iby'isabato. Umuhanuzi yarabisobanuye mu igitabo cyitwa Question, ibibazo n'ibisubizo. Numva rero ko umuhamagaro wanjye ari umukristo, ntabwo nzabazwa iby'abayahudi, zabazwa iby'ubukristo. Ubwo rero aho ngaho nicyo Imana yakoresheje, ko mbonye icyanditswe kandi nkakibwirwa n'umuntu amaze kwemera, ntabwo byanguye kumva yuko ni umuco nakuriyemo, ariko niyumvamo ubukristo cyane kurenza yuko nakomeza kwiyumvamo iby'Ubudventiste. Haba hari impinduka wabonye mu buzima bwawe nyuma yo kureka kuba Adventiste? Impinduka zabaye nyinshi, kuko nagiye ntangazwa cyane nicyo bita kureba mbese nko imisengere iratandukanye. Nkunda uburyo ki hariho guca bugufi mu nzu y'Imana, nkunda nubwo handi hose baca bugufi, ariko muri message nakunze yuko nta gakeregesho ko umuntu yitwaza ajyana ijambo. Nkunda ukuntu harimo ubutumwa bw'umuhanuzi. Ikindi ubuzima bwarahindutse, kuko ubutumwa bwampaye kuba mushya. Nk'uko nababwiye, mu minsi ya mbere natangiye njya mu itorero ry'Abadventiste, ariko mu bwana bwanjye ntago nabonye nitabwaho nk'uko ubu ngubu bimeze. Mbona n'abanye abantu harimo ko urukundo rwa kivandimwe, ikintu cyitwa urukundo rwa kivandimwe. Mu Kidventiste harimo byinshi byiza, ariko icyerekeye na encadrement cyangwa se uburyo ki abakristo bashya bakurikiranwa, ntabwo nshaka kugira ngo nenge cyane, ariko icyafashije nakunze urukundo rwa kivandimwe ruri sincere. Urukundo rwa kivandimwe ruri muri ubu butumwa bwo mu minsi imperuka,
nakunze uburyo ki nabaye nahawe mbese ikaze, kandi wenda ikibazo nagisubije neza, ariko reka ngikubiteho umusumari. nabonye impinduka nyinshi, natangaje nuko Imana ijya no mu buzima bwanjye bwa buri munsi. hari ibintu byahindutse mu mibereho, muri vie sociale, no mu bisanzwe. nk'ubu hari ibyo natakaje kera, ubu ngubu ndi umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda. numva nawe ngiye gusubira mu ishuri, ubona ko mbese ubutumwa bugenda buzura ibintu byinshi byari byarapfuye. ikibazo kindi cy'amatsiko mfite, uyu munsi bakubwiye ngo usubire kuba umu adventiste, wasubirayo? ni ikibazo cyiza cyane. nk'uko nababwiye mbere, nizera hari uwampamagaye. umwami Yesu niwe wampamagaye kugira ngo mukorere umurimo. nimba avuze ati ubutumwa wamenye, dore naciye inzira, bubwirize. ariko ntago nkurikije, ntago iyo wamaze kugera, numva ko iyo wamaze kuzamuka mu yindi ntera, numva yuko mu buryo bwo kwizera hari ishurirwa rikomeye. ntago numva nasubiye mu by'ukuri ku bwanjye, ntago nasubira mu myizerere nahozemo mbere. ko naba mboye nko gusubira inyuma, kuko hari ibyo nagaye, kandi hari uwansunitse kubigaya, ko mbona yuko umucyo nahawe ngomba kuwukurikiza, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuri dusohoyemo aba ariko duwukurikiza. Amen. Bakunzi ba Shamgar TV, mukomeje gukurikirana ikiganiro My Experience. Njyewe ndi Sister Anne Ingabire, turi kumwe na mwene data Munyaneza Moise. Mukomeze kudukurikirana, tugiye gufata akaruhuko gato cyane, tuhita tugaruka mu kanya, ntimucikwe. Please subscribe. Imana iduhane umugisha. Shamgar TV. Shamgar TV. Shamgar TV. Shalom. God bless you. My name is Sister Anne. I'll be the one hosting show My Experience on Shamgar TV, Shamgar TV, Shamgar TV, where we shall be inviting different brothers and sisters to join us and share their experiences, testimonies throughout their time in the message. Please subscribe on our YouTube channel, Shamgar TV, for your edification. Shamgar TV. Twongeye kubaha ikaze ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi My Experience, hamwe n'umutumirwa wacu Frère Munyaneza Moise. Mukomeze kudukurikirana, afite ibibazo byinshi by'amatsiko, ubutumwa bwiza cyane. Mukomeze gukurikirana ikiganiro. Imana iduhane umugisha. Karibu nanone Frère Moise. Yarakoze cyane. Yego. Nuko ukomeje kutuganiriza, turishimye cyane kumva ubutumwa bwawe n'ubuhamya. Ibibazo bikeya mbere yuko dusoza, ndashaka kubabaza ikintu cyabagoye cyane kureka nyuma yo kwizera ubutumwa, mwadusangiza kugira ngo abadukurikiye bakomeze kuryoherwa no kumva ubuhamya bwiza bwanyu. Mu by'ukuri biba bigoye cyane, kuko ubundi baravuga ngo nta muntu burya kongera gutangira bundi bushya, ko byarabona ko mbatizwa. ubundi hari icyo nababwiye mbere, mu badive iyo usohotse, iyo ugize ahantu unyuranye n'amategeko yabo barakubatiza. Nabatijwe kabiri mu badive, kuko nta kindi cyatumaga bambatiza, nuko nasohokaga. hari byinshi mvuga ngo nabayeho ndi umurokore kandi nkaba n'umudive, nkaba ndi muri adeperi, ndi inyota, ndi mu butayu aho hose, nkaba mbese nkurikirana. ndi umwe nafatanyije kenshi n'abarokore benshi basengeraga igihugu mu kuva mbese mu ma jenoside yakorewe abatutsi. twagize amasengesho akomeye, nabagamo ndi umudive jyenyine, harimo abandi mu madini atandukanye. ubwo rero byatumaga nta mudive wamenyaga ibyanjye, ko twebwe isabato yabaga iriho nkajya gusenga ku isabato, ku cyumweru nkajya muri gahunda
z'abarokore. Ibyo ntawigeze ubimenya, wenda ababikurikirana. kubera iki wabivangaga byombi? Abivangaga ko numva mu by'ukuri nshaka kutaheza inguni. Ntabwo nkunda ibintu byo guheza inguni. Nubyumva? Guheza inguni urabyumva? Kuba extremiste. Numvaga nkwiriye kugira umusanzu wanjye no kumenya itorero rya Kristo mu buryo bwagutse. Nari nzi ko itorero rya Kristo ari abo bose, nk'uko tuvuga ibi bya ecumenisme, niko narinzi. Numvaga ko ndi ku murongo mwiza, ntaramenya ubutumwa rero bw'uko haje umuhanuzi Eliya ubusobanura ibintu. Kandi icyashimishije ni uko aho abo twavuganaga nti itorero ryawe ni iriya, barambwiraga twebwe turi abakristo, nta wambwiraga ngo andi mazina y'umugereka. Ubu Kristo rero nibwo bwankuruye. Rero ntabeshye, kureka inshuti, abadventiste niho harimo inshuti zanjye nyinshi, niho nakuriye inshuti zanjye. hari korali ikomeye nkuru twabanye nayo, ndabasuhuje mu itorero ry'abadventiste ku Muhima. Rero ni inshuti zanjye, ni abana banjye, narabatoje, mbandikira indirimbo, turakorana umurimo. Ndi umwe mu bashinze amatorero menshi mu gihugu hose y'abadventiste umunsi wa karindwi. Rero icyangoye kureka, icyangoye mbese ni ukumva ibintu by'isabato nibyo bintu bizunguza umuntu w'umudive. Ariko sinago, kuko nkurikiza ubuyobozi numva bundimo, maze gusoma icyanditswe kimbwira yuko ndi umukristo. Ikimenyetso cy'umukristo ni umwuka wera, ni umwuka wera kandi akagira imbuto zawo. Ariko umunsi ntabwo ushobora kuba wakiza umuntu. Uko rero iby'isabato nibyo byanzunguje cyane, ariko maze kumenya ukuri numva yuko icyo kimenyetso mu by'ukuri kitazongera kumvuna. Nk'uko bitubwiye, utubwiye ko wajyaga mu barokore no mu badventiste icyarimwe. Uyu munsi uracyashobora kuvanga ikindi kintu n'ubutumwa? Uyu munsi navuga yuko nafashwe. Narafashwe rwose, kuko ubutumwa bwa William Marion Branham, nkunda ukuntu avugira Imana, nkunda ukuntu rero umupasiteri wese avuga iby'umuhanuzi yasize avuze. Rero inyota, mbese iryo jambo ni iryo nkunda, nta mbese nibyo biryo ntahandi nabibona. Ubu ngubu kabisa ntabwo nshobora kongera kujarajara, ntabwo nshobora kongera kurindagira. Ndashimira Imana ko yanyoboye mu nzira y'ukuri, kandi numva ariyo ngomba kugendamo iminsi yose kuba, kuko iraryoshye. Ndashimira Umwami Yesu ko yumva gusenga, ndashimira Umwami Yesu ko yankuye mu kujarajara mu madini atandukanye, kandi akanyoboresha n'ibihangano by'umwuka agendamo. Rero nifuza, numva ari itangiriro rishyashya. Gusa nta muntu upfa ari guseka. Murabatije undi mubatizo wo mu izina rya Yesu Kristo, kuko ibintu byose muri Bibiliya haravuga ko nta rindi zina twahawe uretse rya Yesu Kristo. Kandi ibyo binguma ko abigishwa ba Yohana Umubatiza bongera kubatizwa. Urabyumva? Nubwo nabatije umubatizo rero ibiri y'abadive, byabaye ngombwa ko nongera kubatizwa. Ubwo nari ntarabatizwa nyine. Umubatizo nabatijwe nawubatije ahantu kure mu cyaro, iyo ngiyo mu mazi rwose, atari yo mu cyaro yo mu mugezi. Ariko naranezerewe kuko nabatijwe mu izina ry'Umwami wanjye, kandi mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Nishimiye kongera kuba yarampaye amahirwe yo gutangira bundi bushya. Abakurikira rero Shamgaye TV, ndabasaba amasengesho, kandi ndabasaba yuko twakomeza gushyigikira uyu murimo. Mukuri umurimo mukora ni mwiza, urubyiruko rukora umurimo w'Imana muri ibi bihe, Imana ibaha umugisha. Rero keka birambuye, nkeka ko igihe nikigera nzabasha kuba nakwandika wenda kugira ngo, cyangwa se nkakora akadokumentere k'urugendo rwanjye, kuko imyizerere nashyizemo imbaraga. Nyamara mfite umuryango, mfite umugore n'abana bagizeho ingaruka n'imyizerere, ko nayishyizemo imbaraga cyane mu gushakashaka ukuri. Rero nshima Imana yuko yambabariye ikamishurira uyu mucyo, numva nishimiye, kandi numva ngomba gukomeza no kubwira abandi. Imana ibahe umugisha. Amen.
famiye yawe yose yizeye ubutumwa uyu munsi? birumvikana ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko babona impinduka, bakavuga ati natwe tukuri inyuma. Mu by'ukuri nta kizayibuza kwizera, kuko kubw'ubushake bw'Imana babona yuko ntayobye. Amen. Na bariya ba Adventiste bose wagerageje kubabwiriza ubutumwa bwiza, bose uri kubazana ku mwami? Urumva mu by'ukuri ntago umwana akeneye kubanza gukura. Nimba ntangiye ntago nabahishe ko ikidive nakibayemo. Hari abavuga ngo urumva kugira ngo nacyo kimvemo mvuga ibya Kristo gusa, ntago ari ni Imana izagenda ifasha kugira ngo ninjire mu murongo wa Kristo ukwiriye, nzabashe kuba nabera umucyo abo twagendanye, Yesu Kristo ampa imbaraga mbashe kubahamiriza. Kandi birumvikana abazakurikirana iki kiganiro tuzagira umwete wo kubasobanurira, ababishaka tuzahura tuganire. Yego. Ndagucalenjinga gato, nk'umuntu wize icyo gihe kirekire idini ry'aba Adventiste, ni iki wabwira abo wasize inyuma badukurikiye muri aka kanya? Urakoze cyane. Yego. Urakoze cyane. Icyo nababwira, nta bintu mbese ntabwo nshaka kugira ngo msa naho, kuko nzi ko idini y'Abadventiste ni idini nk'andi madini yose, ariko yo irimo gusoma cyane. Harimo gusoma cyane, ariko nababwira yuko bakwirinda ibintu byo gucirana imanza, ko bacana umugani mu Kinyarwanda ngo na nyina wundi abyara umuhungu. Hagati aho rero ni byiza ko umuntu yibaza impamvu ari muri iri dini, ukibaza uti ese ndahamanya n'Umwuka Wera ko iri dini Yesu nagaruka akarinsangamo nzaba ndi kuko mfite umucyo, ndagenda nk'uko Imana ibishaka? Ni byiza rero ko tuba abakristo kurenza kuba imbata z'idini. Numva ko umuntu akwiye kuba mu bintu yemera, akabaza umutimanama, kandi akimura akibaza, kuko igihe kizagera ubwo buri wese azahagarara imbere y'Imana. Nabasaba rero yuko nabo bakurikiza ibyo bigishwa, kandi bakagira inyota yo kubaza, kureba ubushake bw'Imana mu gihe cyabo. Kuko ntabwo nakwigira shyashya, yewe nakurikiye Imana ku giti cyanjye, nkurikiye inyota, hanyuma nayo ntera umwete wo gufata icyemezo cyo gusohoka. Ni ibintu biba bitoroshye, ni nko kuva muri famiye, kuva mu gihugu cyawe ukajya mu kindi utarazi, ariko nishimiye ko ubutumwa ari umugisha ukomeye Imana yampaye. Amen. Amen. Mbere yuko dusoza, gira ubutumwa usangiza abadukurikiye, nk'umuntu umaze igihe gitoya yizeye ubutumwa, icyo umaze kubona, ibyiza wabonyemo, n'ubutumwa ubwo aribwo bwose wabasangiza. Imana ikaduhana umugisha. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Bavandimwe, bene data, bashiki banjye, icyo nabasangiza ni uko inzira y'Imana ni inzira y'umuntu ku giti cye, kuko hari icyo bita ngo ibintu by'abantu benshi cyangwa se ikigare. Twirinde twe kugendera mu kigare, ahubwo tumenye uwo twizeye, kuko igihe kizagera ubwo buri wese azahagarara imbere y'Imana. Rero mu gihe gitoya maze nizeye, nagira ngo mbasangize yuko dukwiriye gusubira ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo na n'uyu munsi niko ari. Ikindi nababwira ko Imana nimwe. Hari abantu benshi ngira ngo bahora baba bafitiye ibibazo ariko ntibabibaze, nk'iby'ubutatu butagatifu. N'urugero ni ikintu gisanzwe. Tukiri bato twumvaga ko uzabona Imana muzehe, ukabona Imana y'umusore, ukabona Imana y'inyuma, ariko Imana yigaragaje mu buryo butatu bwo gukora. Ariko Yesu Kristo uriya wadupfiriye ku musaraba, niwe Yehova, niwe Mana yacu. Rero kumenya ibyo ngibyo byahinduye ubuzima bwanjye,
rero nabakundisha yuko mwagerageza gukurikirana iyi Shamgar TV. Hari inyigisho zabafasha kuko urudubi rw'amadini ruhari ni rwinshi cyane, ariko muri makeya ni byiza ko mumenya ubutumwa Imana yatanze n'iki gihe cy'imperuka. Nkaba rero mbifuriza amahoro n'umugisha w'Imana n'uburinzi muri bihe bigoranye. Uwiteka abaha umugisha, kandi niza yuko kuba gufashwa n'Imana abakomeza gukurikira uyu murongo tuzajya tuganira, ariko ibindi birenzeho nakwishimira yuko twajya mu murongo w'Imana tukazabana iteka mugambo wo mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze cyane. Murakoze. Bakunzi ba Shamgar TV, nk'uko mwakomeje kubyiyumvira, mwene data aduhaye ubuhamya bwiza bw'uburi muntu wese yakwigiraho. Ni ukuri n'ubuhamya burebure, ariko ibyiza byinshi birimo mwabyiyumviye. Ubutumwa niyo nzira, kandi Yesu ko yari ejo ni kari uyu munsi n'iteka ryose. Mukomeze gukurikirana Shamgar TV, ibiganiro byinshi byiza cyane bikomeza gucaho. Imana ikaduhana umugisha. Ntimunibagirwe gusubscribinga. Imana iduhana umugisha. Shalom. Shamgar TV.